Ni kenshi ujya wumva iby'intambara y'isi ya gatatu, iya mbere yarabaye, iya kabiri iraba, ariko uyu munsi turagaruka ku ntambara ya kabiri y'isi. Nawe wiyumvire, nawe wumve igitangaza cyabayeho mu ntambara ya kabiri y'isi. Iya mbere y'isi yaraje isenya byinshi, itandukanya abana na ba nyina, itandukanya abagabo n'abagore, ndetse isenya byinshi. Ibihugu byinshi byarasenyutse, ingabo nyinshi zarasenyutse. Uyu munsi turagaruka ku ntambara ya kabiri y'isi, wumva ibitangaza byabayemo. 1936 niho yavutse. Yavukiye mu gihugu cy'Uburusiya, mu gace kitwaga Cheribisky Oblast. Ise na nyina bari abahinzi. Nawe unyumvire ukuntu ibyago bigwira abagabo. Mbere gato yuko intambara itangizwa, papa we yarapfuye. Tubibutse ko iyo ntambara yahuzaga Abarusiya n'Abadage. Muri icyo gihe Abarusiya bitwaga Abasoviyeti, ndetse Abadage barwanirwaga n'Abanazi. Mu gihe gitoya cyane umwana yibonye ahantu atatekerezaga. Bidatinze cyane mama w'uyu mwana na mukuru we bishwe n'abasirikare b'intasi b'Abanazi bitwaga abakolaborateri. Aba bari bashinzwe kujya batangaza amakuru y'Abasoviyeti. Nawe irebere, nta kindi umwana yari guhita akora. Umwana ahise ashoka ishyamba, umwana ahise yitangirira ubuzima bwiwe. Nta na rimwe yigeze atezuka, nta na rimwe yigeze abaho bubandi. Yahise ashoka ishyamba. Muri iri shyamba yahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane. Yarabwirwaga, yaraburaraga, ntabwo yakarabaga, ntawe yahamagaraga mwitabe. Yari ari wenyine, yari ari mu gahinda gakomeye cyane, yari ari mu mubabaro ukomeye cyane. Nta n'umwe yigeraga yitabaza. Iyo yashakaga kuryama, yaryamaga mu giti agasinzira, bukira bugacya. Inyoni iyo zavugaga yumvaga ari byiza. Inshuro nyinshi yabyukaga mu gitondo cya kare cyane, akajya guhiga, akajya kureba icyo yatungisha ubuzima. Uyu mwana yitwaye neza muri ubwo buzima. Ndaje nkubwira ukuntu byaje kumugendekera. Ni urugamba rukomeye cyane, ni urugamba rutangaje. Nimunyemerere mbasubize inyuma gato, sindi bubatindire cyane. Ahangaha bidatinze mama w'umwana urupfu yarwiyumvishijemo. Nibwo yatangiye kumutegura, aramufubika, amugira inama, amuha inama z'ubuzima. Nuko ako kanya aramufubika, amupakirira imyenda, ubundi umwana aramucikisha. Mu gihe kidatinze mama wiwe n'ubundi urupfu rwari rwamugendereye. Nibwo baje guhita batandukana. Nibwo mama w'umwana ahise yitaba Imana, umwana ashoka ishyamba gutyo. Nagira ngo mbasubize inyuma ho gatoya, mbere kuko byagenze ku rupfu rwa mama w'umwana. Ako kanya ba basirikare nababwiraga bari bahageze aho ngaho, amunyuza mu idirishya. Bidatinze cyane yararashwe, yitaba Imana. Mbega agahinda, mbega umubabaro, mbega ibintu bikomeye cyane. Umwana asigara wenyine, ashoka ishyamba gutyo. Nk'uko bibona, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yahuye n'ingorane zikomeye cyane mu ntambara. Umwana w'imyaka 6 yonyine ajya mu ishyamba wenyine, atangira arimenya, atangira kumenya uko abaho. Ntabwo yaryaga, ntabwo yanywaga. Inshuro nyinshi yahoranaga ibibazo. Yagiye ahitegeye cyane, areba uko inyubako y'iwabo itwikwa. Biramubabaza cyane, bimutera intimba. Nibwo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu ishyamba. Nta n'umwe yabwiraga ngo yumve, ntawe yari ateze gutakira. Yarimenyaga, ibyiwe yarabimenyaga ku manywa na nijoro. Ijoro ryarageraga akaryama mu giti, amanywa yacya agahiga. Uyu mwana yahuye n'urugamba rukomeye cyane. Kubona amazi yo kunywa, yarindiraga ko imvura igwa, yarangiza agatega ibitonyanga akanywa. Kugira ngo abone icyo kurya byari bigoranye cyane. Yaryaga inkeri, yaryaga imbuto zigiye zitandukanye z'ibiti.
kera kabaye ibitangaza bikomeye cyane. Abasirikare bari bayobowe na Colonel Vorobyev baramubonye, baramutwara, bamwitaho. Kuva icyo gihe Sergei Archikov yariraga igihe, akanywera igihe. Bamwitayeho, umusirikare wese yamwitayeho. Uyu mutwe w'ingabo w'142 Guard Regiment witaye kuri uyu mwana, ubana nawe ku rugamba. Uyu mwana nawe ntiyabatengushye. Uyu mwana yatangiye kubabwira ibigwi bye, yatangiye kubabwira ubutwari bwe, atangira abatekerereza uburyo cyabaye mu ishyamba, atangira ababwira uburyo cyatandukanye na nyina akimara gupfa. Nuko baramuganiriza, bamubwira yuko agomba kuba intwari. Uyu mwana yaranzwe n'ubutwari n'ubundi, nk'uko muri bugiye kugomeza mubyumva, nta na rimwe yigeze abatenguha. Sergei Archikov iyo yabaga yicaye yaragarukaga agatekereza, akibuka uko byatangiye, akibuka ko bari kwiriba na mama we ari gufura, nawe yari afite itopito, ari kurasa utunyoni, ari gukina. Aza akibuka ko nta na rimwe yigeze ava impande ya mama we, uretse ubwo ngubwo nabwo yarakururaga akareba uburyo ki mama we yamufataga, agahora atekereza cya gihe cya nyuma ubwo yatandukanywaga na mama we na mukuru we barabarasa inshuro nyinshi ku rugamba. Sergei byamugarukaga mu maso, agahora ababaye, agahora afite agahinda, nta na rimwe yigeze abyibagirwa. Ni nabyo byamuteraga ubutwari, ni nabyo byatumaga arwana adasiba, ni nabyo byatumaga ahora ku rugamba, ni nabyo byatumaga ashyira mu nshingano ze ibyo bamubwiraga byose. Uyu mutwe 142 Guard Regiment wabanye n'uyu mwana, uramumenya, umwitaho, ukajya umugenera ibyo akwiriye. Nawe yababereye intwari mu buryo bushoboka bwose, kubera ko nidukomezanya tukagerana ku musozo, uri buze kumva ukuntu urugamba rwatsinzwe kubera uyu mwana Sergei. Bamuhaye inshingano, yatangiye akazi kiwe. Nubwo yagendaga mu ishyamba, akajya agenda mu ishyamba atata, areba uburyo ki ingabo z'abanazi zitwaraga hirya no hino ku manywa na nijoro. Ntiyigeraga aryama, ntiyigeraga asinzira. Wiwe inshingano ziwe bari bamuhaye yazikoze neza, kandi urugamba rugeza ku musozo. Nidukomezanya uraza kumva ubutwari bw'uyu mwana, uraza kumva ukuntu yahembwe, uraza kubona uburyo yitwaraga mu rugamba. Uyu mwana Sergei tugomeza kubabwira, yagomezaga kugaruka mu mutwe na bya bindi byose yahuye nabyo ajya gutandukanywa na nyina. Nta na rimwe yigeze atuza atabitekereza, mu kuryama kwe, mu gusinzira kwe, ku rugamba yagomezaga kugaruka mu mutwe n'ibi bintu. Gusa akazi ke turaje tukababwire ku rugamba yakitwayemo neza cyane. Ntabwo yigeze atenguha abo bari kumwe, ntabwo yigeze atenguha no mutwe w'142 Guard Regiment. Ni nawo mutwe yakuriyemo, ni nawo mutwe watumye iyi ntambara ya kabiri y'isi bayitsinda, bituruka kuri Sergei. Uyu mwana ni umwana w'igitangaza, ni umwana wari ufite discipline, ni umwana warwanya urugamba ararutsinda. Nimba wanyumvishije neza, natangije ijambo rivuga ngo ujya wumva intambara ya gatatu y'isi, nyamara ntago iraba. Ni inshuro nyinshi ibihugu bitana mu mitwe, bakavuga ko ari intambara ya gatatu y'isi igiye kubaho, bikarangira gutyo. Ariko n'ubundi iyi ntambara sinayikwifuriza kuzayibona. Ni intambara isenya, ni intambara yica, ni intambara itandukanya ababyeyi n'abana. Nta kundi Sergei yarayitsinze.
nawe rero reka tukugarukire ku mateka y'intambara ya gatatu y'isi, baba bavuga uburyo izagenda. Ibihugu bitangira bifana kimwe mu bindi bihugu, urugero mwarabibonye Uburusiya na Ukraine ukuntu bigenda. Rero kugira ngo intambara y'isi ibeho, nuko bimwe mu bihugu bijya ku ruhande rw'ikindi gihugu, nuko bikohereza intwaro, bikohereza abasirikare, maze ibintu bigafata indi ntera, ibihugu bikicana, bigatana mu mitwe hirya no hino. Igihugu cyaba kiri gufana ikindi kikagitera bitewe n'uko cyafanye cya kindi. Dutanze nk'urugero, mwarabibonye Amerika yahaga intwaro Ukraine ndetse na Israel, byose n'ibihugu byahaga intwaro Ukraine. Yemwe amakuru atanizewe neza nuko n'abasirikare bajyagayo. Ibindi bihugu rero bikaba byaragiye ku Burusiya. Murakizi igihugu cya Korea y'Amajyaruguru cyafanywe Uburusiya cyane. Nguko niko intambara y'isi itangira. Yego birahoshwa, ntabwo bikomeza nk'uko twabibonye, nk'uko twabyitegereje. Ukraine yagiye itsindwa kenshi na kenshi. Uburusiya bwaterwaga inkunga n'ibihugu bigiye bitandukanye. Kenshi na kenshi Ukraine yaterwaga inkunga n'ibihugu bigiye bitandukanye. Tugaruke ku rugamba. Sergei mu rugamba imirimo yari afite ngiyi. Sergei impamvu yatsinze urugamba rw'intambara y'isi ya kabiri y'isi, nuko bamuhaga akazi k'ubutasi. Yari umwana muto cyane. Iyo yagendaga mu ishyamba, yagendaga yita ku bikorwa by'ingabo z'abanazi. Abanazi iyo batapangaga imipango, Sergei yabaga ari hafi aho ngaho. Colonel Volbir yamwitagaho cyane, yamuhaga icyo kurya, yamuhaga uburere, yamuhaga impuhwe za kibyeyi. Nta na rimwe yigeze amusiga, nta na rimwe yigeze amuta, nta na rimwe yigeze amubura n'icyo kurya. Yamutozaga urugamba ku manywa na nijoro. Sergei nawe akamubera intwari. Ndaza kubabwira uburyo ki Sergei yatabaye abasirikare b'uyu mutwe 142 rifo. Ndababwiza ukuri, bari bishwe, abanazi bari babaguye gitumo. Sergei arabatabara. Sergei yakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri uyu mutwe, ari nayo mpamvu atazibagirana mu mateka y'isi. Isi yose iramwibuka, ikarata ibikorwa byiwe, ikarata ibikorwa yakoraga. Umuntu wese yakwifuza kubyara umwana umeze nka Sergei. Kamanda yaramukunze cyane ku buryo aho bajyaga hose yabaga ari kumwe nawe. Abasirikare bose baramukunze biturutse ku myitwarire yiwe, biturutse ku buryo yarwanya urugamba akarutsinda. Mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri, Sergei yakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Niwe watwaraga ubutumwa ahantu imodoka zitageraga. Urugero, mu mashyamba y'inzitane, Sergei yarirukankaga cyane. Mu gihe gitoya kidatinze yabaga ashyikirize ubutumwa abasirikare. Uyu mwana w'igitangaza Sergei ni nawe watangaga ubuvuzi ku basirikare babaga bakomerekeye ku rugamba. Inshuro nyinshi bamuhaga imiti akajya agenda avura abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Cyangwa se mu gihe umusirikare akomerekeye ku rugamba, Sergei yarirukankaga cyane akajya kubwira komanda nawe akareba abaganga, agahita yoherezayo abaganga, bagahita bajya kwita kuri wa musirikare. Sergei niwe watangaga ibyo kurya ku basirikare b'inkomere. Ikindi kandi yababaga hafi, bakenera amazi akayabaha. Sergei yakoze ibikorwa by'indashyikirwa ku rugamba. Umuntu wese navuga ngo yakwifuza kubyara umwana umeze nka Sergei. Mu bintu byatumye Sergei abasha kuba yatsinda runo rugamba, icya mbere yari umwana wavutse azi kwirukanka cyane.
icya kabiri yari afite gushishoza no gutekereza vuba vuba cyane ku buryo icyabaga cyose yahitaga agishyira mu bikorwa atatinze. Ni nayo mpamvu Sergei yahawe ibihembo bigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu Sergei yibukwa ku isi. Yakoze ibikorwa by'indashyikirwa byinshi cyane. Ahangaha ubwo yari ari ku rugamba bateze ambushi umutwe w'142 Gadrifo Regiment. Uyu ni umutwe Sergei yabarizwagamo. Icyo gihe rero babateje ambushi. Sergei yari umwana muto cyane agendana n'abateje ambushi abasoviyeti. Ntabwo bari kuba bamenya yuko uyu mwana yaba ari mu rugamba rukaze gutya. Yahise yirukanka cyane ajya kubwira Komanda Vorobiev, ahita akura abasirikare muri ako gace bari bagiye gutega ambushi. Haduyi ihageze isanga bandurutse kare cyane. Ibikorwa nk'ibi ngibi, udutendo nk'utu ngutu, uyu mwana yagiye akora ku rugamba bigiye bitandukanye. Sergei Archikov nibyo byatumye intambara ya kabiri y'isi Soviet cyangwa se Soviet batsinda runo rugamba. Kera kabaye cyane uyu mwana byaje kuba ngombwa akagororerwa, byaje kuba ngombwa yuko ahabwa umudari kuko yarakwiriye. Yambitswe umudari ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri mu 1943. Ubwo urugamba babonaga barujyanye, ubwo urugamba babonaga badutsinze, nibwo batekereje ngo reka twambike uno mwana umudari kuko niwe dukesha gutsinda runo rugamba. Mu kababaro kenshi urugamba bararusoza mu mudari we Medal for Combat Merit yambitswe. Arangije urugamba yahise asubira mu mashuri, yahise ajya kwiga, yiga amashuri abanza, yiga amashuri yisumbuye. Sergei Archikov yaje gukorera Ministry of Internal Affairs MVD nk'umukozi ushinzwe kurinda amategeko. Mu 1990 ntago byakomeje. Sergei yaje kwitaba Imana ku myaka ya 54. Nta mateka yuko yaba yarigeze umuryango, yaba yarigeze umugore cyangwa n'abana. Sergei twamwifuriza iruhuko ridashira. Inshuti yanjye, nawe utarakora subscribe, nakubwira ngo kora subscribe tujye tubana muri ibi biganiro. Ikindi kandi urayikinge bino biganiro, isharinga inshuti n'abavandimwe, tujye tubana mu bindi biganiro tubategurira. Uyu munsi twagarutse ku mateka ya Sergei Archikov. Ni umwana warwanye urugamba rukomeye cyane.